Mwongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official, aho muherereye hose turabasuhuje. Nyamuneka aho utarakora subscribe wibuke hasi aho urebe gukora subscribe. Wowe uri umusangwa usanga wakora subscribe wibuke like. Tavuze ko iyo usanzwe yarakora subscribe na like nawe yemeye kuyikora. N'ibitekerezo byacu turabishima kandi na byiza ko ikimenye ubaha ikiganiro cyo kuganira gishingiye ku gitekerezo cy'umuntu wanyandikiye. Yandikira ku rubuga rwa WhatsApp arambwira ati se wazatuganiriye kuri Kenya ku myigaragambyo imaze iminsi haba ukihuza n'ibyo Kenya yatangaje. Wenda ibyo Kenya yatangaje muri iyi minsi hari uko kubona ibintu babyoroheje muri Kenya. Umuntu wese ashobora kuba yabona visa w'umunyafurika hava ibihugu bibiri kandi visa bakayibona ku buntu nta kiguzi kindi babasabye. Tugiye kurebera hamwe ibyo bintu byabiri muri Kenya, tubihuze n'imyigaragambyo y'imibera muri Kenya. Byinshi tugiye kubirambura, tubahaye ikaze. Reka tugeraho muri Kenya turebe imyigaragambyo. Ahanini ni imyigaragambyo ishingiye ku rubyiruko rwo guhera ku bantu bavutse 1990 kuzamura kugeza muri abo bavutse mu 2000. Muri imyaka mito mbese ni imyaka iri munsi y'imyaka 35. Urubyiruko rwigaragambyaga cyane kuko abenshi barangizaga amashuri bakisanga mu bushomeri. Kugeza n'ubu bushomeri baracyakaze cyane muri Kenya. Muri aka karere avuga ko ari igihugu cya mbere gifite education iteye imbere ugereranyije n'ibindi bihugu muri aka karere. Kuko Kenya ubwayo ni igihugu mu bisanzwe mu buso bwayo ni igihugu kinini cyane gikubye inshuro nyinshi igihugu cy'u Rwanda. Kugira ngo byumve neza, buriya Kenya ifite urubyiruko rurenga miliyoni 18 ziri mu bushomeri. Urumva ni abaturage bonyine bashaka ko baruta abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda. Ko twebwe ubwacu miliyoni 14. Wenda nyuma yaho statistique wenda ni kuko yakataratangaza indi mibare wenda ushobora kusanga wenda nabo barazamutse wenda bakajya 18 hafi. Ikindi cya kabiri buriya Kenya ni igihugu gikora ku cyambu. Gifite icyambu cya Mombasa gikora ku nyanja. Ni icyambu gikorerwaho ubucuruzi bwinshi. Mwibuke ko kandi ikindi cya kabiri buriya Kenya ni igihugu ubwacyo imiterere yacyo nta munsi y'urugo bagira. Nk'uko dusanga wenda nka Uganda ugasanga hari abaturage mu cyaro benshi bahinga ibihingwa by'abana bihinga ugasanga iranagarukiye bikanabatunga. Tugarutse kuri iki gihugu cya Kenya, ni igihugu gifite abaturage batari bakeya, gituwe n'abaturage benshi kandi kikaba ari igihugu gifite ubukungu busa nkaho buteye imbere ku ruhande rumwe cyane ku bantu bakuze cyane. Usanga aribo bakize ku rubyiruko benshi bakenye kandi n'urubyiruko usanga rwaranize cyane amashuri menshi, ariko ugasanga rwisanga mu bushomeri kubera iki? Nta gishoro bafite baheraho. Kandi ugasanga n'uburyo babayeho ni abantu batunzwe n'amaserivisi. Kandi uko wareba none ku miterere ya Kenya, abaturage benshi baho benshi batuye mu mijyi kugeza no ku rubyiruko. Buriya mu cyaro hatuye abaturage bakijyanye no mu mujyi. Biza bigatandukana wenda na Uganda. Buriya Uganda ifite urubyiruko rwinshi cyangwa abaturage benshi batuye mu byaro. Niyo usanga n'ubuzima hari bwa Uganda bunoroha. Ubaye Uganda ugasanga biroroshye cyane, utaranize ugasanga ubayeho ku buryo butakugoye cyane. Ariko Kenya biragoye kuko abantu bose batunzwe na serivisi. Bivuze ngo abahinzi ni bake kuko n'ubuhinzi bwabo buri hasi cyane, baciriritse. Si bwa buhinzi bavuga ngo bahinga ngo bakiteza imbere. Wenda tugarutse kuri iyo visa yarimo ambwira nayo nzayivugeho. Mu by'ukuri iriya visa hari ibihugu bitemerewe kuba byayibona, nubwo ari ubuntu bisaba kuba byakishyura. Nk'igihugu batangaje nka Kenya, batangaje nk'igihugu cya Somalia, ni igihugu baturanye kiri mu ihembe rya Afurika, kongeraho n'igihugu cya Libya. Libya ni igihugu cyayoborwaga na Gaddafi. Nyuma y'uko apfuye igihugu cyazemo imyigaragambyo, hazamo n'ibyihebe byinshi. Niyo mpamvu rero batangaje ko Kenya abo batemerewe. Kugira ngo bemererwe bisaba ko babisaba bakabyemererwa. Wenda Somalia nayo ni igihugu kimaze iminsi intambara cyane cyane z'ibyihebe. Al-Shabaab barayizi, imazemo imyaka itari mikeya, imyaka irenze 30. Al-Shabaab umutekano ari mukeya mu kijya gihugu cya Somalia.
Ikindi cya kabiri buriya tugiye kugaruka kuri iyi viza, amahirwe arimo muri ku ruhande rwa Kenya cyane cyane niho nyashyira, buriya Kenya izatuma abayisura baba benshi. Urumva viza niba ari ubuntu, abayisura bazaba benshi, bitume amahoteli abona abakiriya, abone ibicuruzwa muri Kenya bibona isoko. Bivuze ngo abashomeri, wenda abashomeri bisa nkaho bitazabafasha mu minsi ya mbere, ariko bizatuma nibura ubukungu bwa Kenya buzamuka. Nigeze no kubibabwira ko icyambu cya Mombasa buriya Kenya bamaze kugitwara cyatwawe n'Abashinwa, kuko hari amasezerano bagiranye hagati y'umuhanda wagombaga kuva Nairobi ujya Mombasa, umuhanda wa gari ya moshi uza kuzamo ibibazo ntiwakuzura, bije bari bateganyije iba nkeya, birangira n'ubundi umusaruro utabonetse, ingabo batari batanze yari icyambu cyo base batwara. Noneho tugarutse ahantu rero ku kijyanye n'imibereho y'abantu bishobora kuzababera byiza, kuko bizatuma cyane cyane nko ku Banyafurika cyangwa se abandi banyamahanga muri rusange biyisanga muri Kenya bakatembera, kuko buriya Kenya ifite parike, ifite ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo bishobora gutuma abantu bajya gusura bakaba bahasiga amafaranga, bigatuma muvuma izaba nini cyane, abaturage bazaba benshi baza gusura Kenya, n'abadiplomate babe benshi, kandi bari bose bazaba baza gusura, baha amafaranga bagomba kujya basiga muri Kenya kugira ngo ekonomi yayo izamuke. Wibuke ko na Kenya buriya ifite Kenya Airways, ni indege ikora ingendo, izatuma nabwo urwego rw'ingendo rwabo rutera imbere cyane cyane ku bijyanye n'indege cyane, no ku bwikorezi bwo ku butaka, ko bizatuma abakerarugendo biyongera, kuko Kenya buriya ikoresha inzira cyane cyane gukoresha inzira y'ubutaka n'inzira y'ikirere. Bizatuma abantu bose, abashoferi babona akazi, bitume abakerarugendo biyongera, amahoteli abone amacumbi abacumbikire. Navuga ko hari byiza byinshi cyane muri Kenya nyuma y'uko viza ibaye open, ku buryo abantu bose bakisanga nta uyishyuzwa, kuko bazungukira mu byinshi cyane, kuko rwa viza yishyura make cyane ugereranyije n'ibyo bakishyura bageze mu gihugu cya Kenya. Biratuma n'abafite amazu akodeshwa nabo azamurwa agaciro, nabo bakabasha kwikura mu bukene, bitume n'aba bashomeri nabo bagira ukuntu begera bashobora kubaho nk'abakerarugendo, bafasha abakerarugendo babo mu buryo bw'ubuhahirane, mu buryo bwo gutembera. Bizatuma n'Abanyakenya nabo abashomeri basa nk'abagabanuka ku kigero runaka, rero ngo batazagabanukaho benshi, ariko niba ntihabura hamwe na miliyoni nibura y'abashomeri igabanuka mu gihe iyo viza bamaze kuyikuraho, ko buri muntu agomba kwinjira nta kintu kimwe bagendeyeho. Ubwo ni indangamuntu leta byumvikana, nk'uko tuzi ko ugiye kujya Uganda bitagusaba ikindi kintu, bigusaba indangamuntu gusa. Buriya na Kenya nayo ni uko izabigenza. Murabizi ko n'Abanyarwanda bajyaga Kenya nabo bakoreshaga indangamuntu gusa, n'ubundi bo baje bisanga n'ubundi. Wenda igihugu kitajyaga kibikora hano muri aka karere ni Kenya, wenda na Tanzania na Congo, ariko ibindi byajyaga bigerageza kubikora ku bihugu duturanye. Wenda uyu muhorokero namusobanuriraho, ibihugu byinshi bikora gukora iyi system no kugira ngo bazamure ubukungu bw'ibihugu byabo, kugira ngo bazibe icyuho. Nta kindi iraviza bayikuriraho hanini, kugira ngo abasura Kenya barusheho kwiyongera, kugira ngo ekonomi izamuke. Urabizi ko ukomeza kwakira abantu imihanda itandukanye, bakenera gucumbika, bakenera kurya, bakenera gutembera, bakenera kugira ikintu tumwe bagura muri Kenya. Kandi ba bandi bakuriho viza, iyo basuye igihugu bashobora no kureba icyuho Kenya ifite cy'ubukungu, bakavuga ati ahantu harabura iki, ariko bagize bate bahasuye. Urumva rero ko Kenya uko bazajya bayisura inshuro nyinshi, abashoramari nabo, kuko buriya abashoramari benshi hari igihe basura kugira ngo gusura gusa, ariko baba baje no kuneka ngo bamenye ngo ni iki twakorera hano ku butaka bwa Kenya. Ariko iyo wumva washyizeho viza bizamo amananiza no kuyibona, bene ushobora no kuyibona, bashobora no kuba bayigumizaho, ariko bayigumizaho ugasanga cyagiye bayigumijeho kuyapurayinga kugira ngo uyibone bikazagufata igihe, bigatuma wa mushoramari ureba bizinesi zihuse agakuramo akarenge. Ariko babaye kuho byonyine bitumye Kenya igiye kugira abashoramari benshi bashobora gushora imari muri Kenya,
bigatuma ba bene igihugu nabo babona akazi, ubushomeri bukagabanuka. Buriya murabizi ko umuperezida wamaze iminsi uriho uyoboye Kenya, maze igihe bari mu myigaragambyo cyane n'uru rubyiruko cyane, bigatuma ekonomi yayo isa nkaho ihungabana. Iki kintu namubwira nk'umuvandimwe, iki kintu namusobanurira cyane cyane iyi visa, cyane cyane iki kintu nasobanura ahanini, iyi visa kuba ivuyeho bigiye gufasha Kenya kugira impande na zimwe zishobora kuzamuka mu bukungu, bidasize na rwa rubyiruko batakaga ubukene, kandi koko Kenya ifite ubukene mu by'ukuri, ubuzima bwabo burahenze, ntabwo ari umuntu ari we wese ushobora kubugonda, kuko unarebye n'ifaranga ryayo ry'ikompani ry'iwacu mu Rwanda ryikubye inshuro 10, ubushobozi shingiro rya Kenya riri hejuru cyane, ryikubye inshuro 10, kandi byakomeje kugaragara ko n'ifaranga rya Kenya ryakomeje kumanuka, ariko nubwo rimanuka n'iryacu rimanuka, niyo mpamvu ubona nyine nta mpinduka. Ni nk'uko nyine umuntu avuga ngo idolari ryataye agaciro, ryaramanutse, ariko tuvuga ati se ko mbona idolari yacu irimo irasatira mu cyatanu, ni gute ryataye agaciro? Ariko ku ruhando mpuzamahanga riba ryataye agaciro, abahanga mu by'ubukungu baba babibona. Impamvu utabibona ni uko mu Rwanda tuti exporting ibintu byinshi hanze ngo bizamure ifaranga ryacu ry'u Rwanda, nibwo tubona ko ifaranga ry'idolari ubona ko ritataye agaciro, kuko biba byataye agaciro. Ushaka kubibona neza, ubibona ku gihugu cy'exporting ibintu byinshi hanze, akajyana n'ibintu bimportinga bikeya mu gihugu, ariko nibwo tubona ko ikintu kijyanye n'ubukungu ari ukuntu ifaranga riba rihagaze. Turabashimiye abakunzi bacu ba Schedule Official, nyaboneka utange igitekerezo muri comment kugira ngo tudasobanukiwe tuzabashe kugusobanurira. Wibuke like na comment, buriya ukuntu wumvishe ikiganiro nawe ushobora kugira uvuga ati hari ukuntu wumvishe ikiganiro, kasigayemo ka comment kameze gutya na gutya. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, naho utaha. Ciao ciao.